I don't know if in this country there is a prophet greater than me. I am not boasting. And may God forgive me if that is a sign of boasting. I don't know if in this country, in Africa, if you have a prophet like me. Maybe another one will come. But in this time when I leave, you don't have one. Go and run after them, look for them. Go and look for them and tell me the one you find. Maybe you have one. You accept what they tell you. Those of who believe others, you have a problem. I'm telling you the truth. You will know this when I'm gone. Twize ijambo rivuga ngo inshuti nziza mubana nazo igihe cyose, cyangwa se partners, abantu babana nawe mu buzima. Uwa mbere ni umushumba wawe. Turahari, turabashumba, Imana araduhamagaye kugira ngo tukwiteho, tumenye ibibazo byawe, kuko umunsi umwe tuzaje imbere y'Imana tuberekana ibyo Imana yadukoreye. Uwa kabiri ni umwuka wera. Umwuka wera ni umuhoza, ni umufasha, ni umujyanama wawe, aragukomeza, aba ari iruhande rwawe igihe cyose. Rero ndagusaba ngo wizere umwuka wera, ni umufasha uhora iruhande rwawe. Uwa gatatu ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ari kumwe nawe. Yesu Kristo agendana nawe, yaragupfiriye, tazakwibagirwa n'umunsi n'umwe. Yesu Kristo yicaye iburyo bwa Data agusabira buri munsi wose. Uwa nyuma ni Imana Data. Imana Data ngo niba Imana iri mu ruhande rwawe, umwanzi wawe ninde? Umubisha wawe ninde? Kaba nguhamagarira kwizera abo bafasha ko ari bane: Pasiteri, Umwuka Wera, Yesu ni Imana. Imana iguhungisha, Imana ikugirire neza, uzaza kwifatanya natwe. Yari mwene so Apotre Paul Gitwaza. Bye. Kandi kibazo abantu bacu mugira ntimuda mujya kwivuza. Aba bazungu bo baravuye muri ibi bajya kuba psychologue. Pastor, you have to preach by yourself. No one else is supposed to preach. You alone are supposed to preach. When I give you to preach, you have to know it's a grace among other grace that I have given. Mbere yuko uvuga ko Imana yambuye ugomba kubanza gushima. Ndashimira Imana ko Apotre yanyize yaka. Ugomba kumvuga ninge wahagukiza. Nutamvuga urandwanya. Abami bari batandukanye n'abaperezida. Bamwe na bamwe ariko kuko wacu ntabwo arimo. Ko njye muri uriya muntu president wacu afite character nk'iy'umwami. Kuko hari ibihugu ubona ukabona abaturage barakennye, ukabona abaturage baragwingiye, kandi ukabona bafite umuperezida, and he doesn't care. Ubundi rero buriya muri system y'ubwami ho, umwami ikintu cya mbere yagirwaga n'imibereho myiza y'abaturage be. Umunezero w'umwami wari kugira abaturage bameze neza. Hanyuma bikurikiye n'amateka kuko zirakabaho inkotanyi, nubwo nigeze kubivuga abantu bamwe akabanga ngo abayihakirwa ngo bagira gute. Reka tujye tuvuga abandi neza, kuko kuvuga ko abantu bakugiriye neza ntabwo bahakwaho. Nigeze kubivuga mu nyigisho imwe, mbona abantu bashyizeho ama comments ku nyigisho aho bari bayipostinze bati teoriya n'umuntu uhora ahakirizwa. Yewe mpakwa kuri Yesu, ngira data bujumwe. Abandi mbavuga neza ariko ngira data bujumwe niwe mpakwaho wenyine. Dufite ikibazo ubu ngubu, ntabwo ndajya kubibaza ariko ndibona ndi kubitekereza. Dufite ikibazo cy'urubyiruko rutari kujya mu ngabo, bashaka gucuruza Dubai gusa bose. None tukibaza nitwubaka tukakora ibintu byose, intwari twagize mu gihe cyashize, abana b'abasore bahagurutse bakareka ubuzima bwabo bakaza kurinda igihugu cyabo. Igihe kiri imbere ni bande dufite ku rubyiruko ruratinya? Urubyiruko ruva ku ishuri akaba ari muri Range Rover na V8 ya papa n'iya mama ataruhiye, n'ubwanwa he man urumva ndavuga bacu ako mwavuze ngo haleluya.
urumva jewe nasabaga basi niba ibyo ndi kwigisha bizagera kuri president wa republika atubabarire abana bose b'abanyarwanda tujye mu ngando na banyina na basi twese basi ingando ibe rusange ndabesha oya niba ngombwa tuzishura vraiment batwishuze ariko badutware he kuko biteye ubwoba icyama bakadufasha tukabona ingabo nabise tuzakuraho ingabo zibyukira kuri anisa mpambara yes urumva bizagenda gute kandi natwe ubwo turubaka amazu ni investment turubaka inganda zizarindwa n'abande nta ngabo ahubwo reka nkubwire abapasitoro batekereze ku bintu ibi bibiri batekereza uburyo bagiye gutora perezida Paul Kagame ejo bundi muri muntuza banatekereza n'ukuntu bagiye kuyobora insengero zabo ubundi perezida w'igihugu ni umuntu ukomeye iyo wamwifashe uba wifashe ku Mana abarokora ahubwo bo nibatore gusa batore bagomba gutora uriya Imana yamutoye kera uriya ni Mose wacu wadukuye muri Egiputa dukura i Bugande ariko uyu we yatowe n'Imana yatowe n'Imana atwubakira igihugu ndimo nganira n'Imana Imana yanganirije no ku gihugu cyacu cy'u Rwanda Imana inanganiriza no kubirebana n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda perezida wa Repubulika Paul Kagame Imana imbwira ko ari ubwayo yamushyizeho kandi imushyiraho kugira ngo agirire isi akamaro n'abanyarwanda bose muri rusange ndetse ubwo ibyo byo mbibona Imana yanambwiye ko no muri gahunda irebana n'ibihe bigiye kuza birebana n'amatora azaba muri iki gihugu cy'u Rwanda Imana yambwiye yuko igishyigikiye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame kubera ko ubundi nuko abantu benshi rimwe na rimwe batabizi ariko njiri ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda ubundi umuntu nkawe kugira ngo ashobore kuboneka mu isi bitwara imyaka iri hejuru ya 50 kubera ko ntabwo ari umuntu waje mu buryo busanzwe ahubwo yaje nk'uko Mose yarari mu Bisiraheli iyo niyo mpamvu rero ikomeye Imana igikomeje kumushyigikira ndetse no gukomeza kumuba hafi kugira ngo akomeze yubake kandi akomeze akore misiyo Imana yamwoherereje gufasha isi muri rusange n'iki gihugu cyacu ku matora rero azaba Imana yambwiye yuko muri ayo matora n'ubundi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame n'ubundi kuri ayo matora ari buzakomeza kugira ute kuyobora iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse kandi Imana inambwira ko ayo matora azagenda neza kandi azagenda neza mu buryo budasanzwe Imana idufashe cyane kuko ndabyibuka nk'Imana gutera izo haleluya Imana yaransanze irambwira ngo mwana wanjye ndirahiriye kubwo kunyubaha ukabikora uko nabigusabye ukazenguruka igihugu cyawe ukiryamamo hasi utera haleluya ntanze umugisha utagabanyije mu gihugu cy'u Rwanda ati ndetse umuyobozi wanyu Paul Kagame nzamugirira neza cyane kuko ariho umwuka wanjye ibyo bihe byose ndakomeza gusenga Imana akomeze kumishurira ikajya inyereka umuyobozi wacu w'igihugu ikamunyereka mu mashusho atandukanye mu mayereko atandukanye ikambwira ko imukunda nkayibaza ngo se Mana kuko umukunda Imana ikambwira ngo impamvu umukunda akora ibintu bijyanye n'urukundo rwanjye akora ibintu bijyanye n'umwuka wera ntese gute wa Mana we maze kuzenguruka igihugu Imana yampaye ijambo riri muri Yesaya 40 guhera ku murongo wa mbere ugasoma ukageza ku murongo wa 11 yuko igihugu cyacu Imana ikigiriye neza kibabariwe ibintu byose byakorewemo ahubwo ikeri igihe cyo kugira ngo igitangemo umugisha dukwiye kumenya ko tutakwiye kuja mu ijuru ngo tuzoba abapeyisi nta kuji wanyu ngo ube umupeyisi ngo hano uri gitangaza Bibiri ivuga ngo ubwami bwawe buze ubwami budaherenga aho uzogenda mugo hejuru asa lo probleme ni imwe rero nuko hariyo bamwe bariko arashaka ubujamwe ijuru naryo rikora burungika ngaha mwiriwe nimwa
yasenga ubwami bwawe buze nawe ugavuga ngo ndakene kujayo mana urarushe ngaha ni kwera ufite amajukumu inzara irakwishwe abantu bose bakenye bifuza kuja mu ijuru iyo ufite amafaranga ntushobora kwifuza nkaje ntaho nshaka kuja mbabeshi